Halo, muraho neza, ndabasuhuje nanone. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ni njyewe Valentina ugarutse kuri Women Gadizi Ministry. Yesu aduhana umugisha. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi mbahaye ikaze kuri cano yacu. Ni ijambo tugiye gusoma turi busange muri Hagayi, ni ibice bibiri, ni umurongo wa mbere ndetse n'uwa gatanu yonyine turi busome. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Haleluya. Mbere yuko rero dusoma iri jambo, reka mbasabe tubanze twinginga Imana kugira ngo ibane natwe, kandi mbasaba namwe kwitegura kugira ngo dufatanye kurisoma. Riri kuri paje ya 869. Reka dusenge. Uwiteka, twongeye kugushima, twongeye kuguhimbaza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo n'ibitangaza byawe ku buzima bwacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Muri aya masaha ndetse no muri uyu mwanya tugarutse muri uyu murimo, Data wa twese mwiza, turakwinginze ngo utwemerere duhe umwuka wera, ari njyewe usoma aya magambo, ari na mwene Data uteze amatwi. Uwiteka ntaba ari twe, ahubwo umwuka wera udutera umwuka mwiza wo kumva no kumvira, aba ari ubana natwe muri byose. Uduhe gusobanukirwa rero icyo tubwira, kandi muri ibi bihe Uwiteka Nyiringabo Imana urushaho gutegura ubugingo bwacu, kuko aribwo buzakubona. Urakoze, turagushimye, ni mu izina rya Yesu, amen amen. Bakunzi ba Women Gadizi Ministry, rero reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Ni ijambo riri kuri paji ya 869 nk'uko nabibabwiye. Ni Hagayi ibice bibiri. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wa 21 wako, ijambo ry'Uwiteka riza rizanywe n'umuhanuzi Hagayi riti: bwira Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, na Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, n'abasigaye bo muri ubwo bwoko uti: mbese muri mwe hari usigaye wari warabonye ubwiza urusengero rwahoranye mbere? Kuri ubu rurasa rute? Uko mururuzi si nk'ubusa. Ariko rero komera Zerubabeli we, niko Uwiteka avuga, kandi nawe ukomere Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru. Mukomere namwe bantu mwese bo mu gihugu, kandi mukore kuko ndi kumwe namwe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nk'uko isezerano nasezeranye namwe riri mu gihe mwavaga muri Egiputa. Umwuka wanjye akaba ari muri mwe, ntimutinye. Amen amen. Bakunzi ba Women Gadizi Ministry, aya niyo magambo umwuka w'Imana yampaye kugira ngo nganire n'umuntu wese ugiriwe n'ubuntu bw'Imana kureba iri jambo. Ni ijambo ritubwiye ngo ubwiza bw'urusengero rushya. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuhanuzi Hagayi yaraje abaza aba bantu, arabaza ati: mbese muri mwebwe hari umuntu waba warigeze abona ubwiza urusengero rwari rwarahoranye, urusengero rw'Imana ubwiza rwari rufite? Ijambo ry'Imana ririmo rirakubwira ngo ese uribuka ubwiza urusengero hano turi kurufata nk'umutima, uribuka ubwiza urusengero rw'Imana ari wo mutima wawe, ubwiza bwari rufite igihe wari ucyakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, igihe wari ufite inyota yo gukiranukira Imana ku gato no ku kanini. Umutima wawe wanezezaga Imana, kandi umutima wawe wari ufite ubwiza butangaje. Ijambo ry'Imana rikakubaza ngo none se ngo kuri ubu urusengero rw'Uwiteka rurasa ruti? Ngo uko mururuzi si nk'ubusa. Haleluya. Iri jambo riratubaza kandi rikaduha n'igisubizo, rikatubwira ngo gereranya ari icyo gihe ndetse n'ubu ngubu. Ese urusengero rwawe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko imibiri yacu ari urusengero rw'umwuka w'Imana utuye muri twe. Ese urusengero rwawe kuri ubu ngubu, ijambo ry'Imana rikakubaza ngo rumeze gute? Kandi rikaguha igisubizo ngo uko urureba si nk'ubusa. Ariko ijambo ry'Imana rikongera rikaduhumuriza rikatubwira ngo ariko rero nimukomere. Zerubabeli ni wowe, ni njyewe, kandi Yosuwa wabwirwaga hano ni wowe nanjye. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nidukomere, dukomeze, dukora umurimo w'Imana nk'uko isezerano ryayo ryari riri igihe twavaga muri Egiputa, igihe twavaga mu byaha. Isezerano ryayo ryari ry'ibyiza, ryari ryo kuduha umwuka w'Imana, kuko Yesu yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi.
ahubwo nzabohereza umwuka wera ari we mufasha. Igihe wakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, Imana yakoresheje umwuka wera kugira ngo akubere umufasha muri urwo rugendo. Naho urusengero rw'Imana rwagiye rwanduzwa, ariko umwuka w'Imana ntago yagiye, kandi Imana iracyafite imbabazi, iraduhumurije muri iri jambo. Hari umuririmbyi wavuze ngo imbabazi zayo nyinshi nizo zituma tudashiraho. Iraduhumurije muri iri jambo, iratubwiye ngo nimukomere, mukomeze umurimo, kuko umwuka wanjye aba ari kumwe namwe, ngo ntimutinye. Rero ndabakunda, iri ni ryo jambo Imana yampaye uyu munsi kugira ngo mvugane namwe. Wumve wowe wari utangiye gucika intege, wowe wari utangiye gusubira inyuma, wumve ko umwuka w'Imana atagusize, kandi ko Imana itazaguhana nk'uko yagufashe ukuboko igihe yagukuraga muri Egiputa. Wumve ko Imana igifite umugambi wo kugufata ukuboko no gukomezanya nawe kugeza igihe uzagera i Kanani. Tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Rero wowe ubonye ikiganiro cyanjye aribwo bwa mbere, washyigikira umurimo w'Imana umpa subscribe, kandi gukora like kuri iyi video bihesha YouTube amahirwe yo kuba yakereka abantu benshi. Rero ntiwibagirwe kugenda udakoze kuri like, kandi niba iri jambo rigufashije urifashishe na mugenzi wawe uri mushiyaringa. Reka tuzabonane ubutaha rero twese hamwe, Imana iduhane umugisha. Naho ubutaha, bye, ciao.